Imana ishimwe. Kugira ngo n'abari hanze bakinjira ubundi twinjire mu buhanuzi bundi bw'ijambo ry'Imana. Yesu abampera umugisha abana batuze. Protokole mama w'abana, abana baturishe, hanyuma dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice byaho ni 5 n'umurongo waho wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kuko kenshi bamubohesheje ingoyi, amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose. Amena. Yesu, dusubiremo. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose. Urahiriye Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro, kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Imana ishimwe. Muracyahari? Tuzamura ibiganza duhereze Imana yacu icyubahiro. Reka tubumbe Bibiliya zacu. Iryo jambo niryo Imana yashyize ku mutima, ariko nejejwe nuko Imana iri kumwe natwe kandi iri hano, kandi ndashima Imana ko nabaye muzima. Ntabwo nari meze neza, ariko Imana ishimirwe ko nayisabye kumpa imbaraga yazimpaye. Tumuzamura ibiganza tumuhereza icyubahiro Yesu. Hanyuma ntabwo ndi butinde PC nahaguruka. Uyu muntu warwaye abadayimoni benshi, akagira ikibazo cy'abadayimoni benshi nk'uko Bibiliya yavugaga. Bibiliya yatubwiye ngo bamubohesheje iminyururu akajya ayicagagura amaguru n'amaboko, ngakajya ayicagagura ijoro n'amanywa, kandi ngakajya boroga ijoro n'amanywa, ndetse ngagafata n'amabuye akikeba kubera abadayimoni bari bari muri we ko bamutegekaga. Ngaboroga amanywa nijoro agira ngo baramufashe, bamubohesha iminyururu amaguru n'amaboko, ngakayifata akayishwanyaguza akayicagagura. Niko Bibiliya yatubwiye. Ariko ngabonye Yesu akiri kure ngarataka cyane, ngaravuga ngo duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose. Yesu nawe arangije ngaravuga ngo dayimoni we muvemo. Aravuga ngo dayimoni we muvemo. Dukomere Yesu mu mashi. Nimurebe ubwo dayimoni zavuyemo. Uriya murozi mubi ukomeye w'ikibungo yavuyemo, yahuye na Yesu, nta nubwo azongera kumufatisha. Ibi mbabwira ni ukuri, ntabwo azongera kumufatisha, kubera ko Imana imaze kugukiza igusigira marayika murinzi. Ubu marayika murinzi murahagararana nijoro ku manywa uryamye, ntashobora kongera kugutinyuka. Umuriro ahuriye na wa ntashobora kongera kwiteza icyo kibatsi cy'umuriro ngo cyongere kimwotse. Ntibishoboka. Tuzamura ibiganza tugire gutya tumuhereze icyubahiro. Ariko naranatangaye, abantu dufitanye amasano nibo baturoga. Ariko natwe twarakijijwe tumenya Yesu. Abamugeze imbere bakabona ubuzima, muzamura ibiganza duhereze Yesu wacu icyubahiro. Twamugeze imbere turushye, twamugeze imbere iyo minyururu yose tuboshya amaguru n'amaboko, ariko Yesu yose yarayibohoye. Nta wamuku yose
byose tugeze kuri Yesu yageze gutera bitubohoye. Tumuhereze icyubahiro Yesu wacu. Arishimwe. Bibiliya itubwira ngo uyu mugabo baramuboshe, bigezeho kumuboha birananirana, bigeraho abacika kubera imbaraga yari afite, aragenda ajya kuba hehe? Mu mva. Ngo n'uwacaga kuri ako kayira aho yari ari yaramufataga akamukubita akamutera amabuye, kugera ku rwego aho ngaho mu mva yabaga bageze aho bavuga ngo ntawe ukwiye kwerekeza kuri ririya shyamba, ngo urumva ko hari harabaye n'ishyamba, hari harabaye n'ibihuru, habamo umugabo ufite abadayimoni urwaye ibisazi bibi, ararwana aterana amabuye, anakubonye no kukwica yakwica. Byagiye kugera kuri urwo rwego, bigaragara ko uyu mugabo yavutse nk'abandi bana, afite ababyeyi. Hari ukuntu ibintu bibanza gake gake, birashoboka ko uyu mugabo yabanjije gufatwa bakabanza bakabihisha, akaguma mu cyumba bakabihisha bagakinga, ati yarafashwe bagerageza bakinga. Hari ukuntu ikibazo gitera umuntu cyangwa se urugo, akajya bagerageza kikaba kikiri aho ngaho mu cyumba kitari cyanasohoka ngo abana bakimenye, kugira ngo bataza no kukibwira abakozi. Yego, bigaragara ko rero uyu muntu yarwaye, arafatwa, ababyeyi babanza kubihishahisha, babanza kumugumisha mu cyumba, babanza kubiceceka, ariko bigera igihe birasohoka, bigera muri saro, mumvugire ngo amena. Abana bavukana nawe bamenya yuko uwo bavukana afite ikibazo, yarwaye, barakomeza barahishahisha, niko bigenda byaguka, niko bigenda biba binini, bigeraho n'abakozi bo hanze barabimenya, bigeraho n'abaturage nabo baturanye bagira gute? Barabimenya. Bigera ku rwego bazajya bamuhambira amaguru n'amaboko, ariko dayimoni zigenda ziyongera muri we, ariko agenda arushaho kuba mubi, ariko bigenda birushaho kuba bibi, bigeraho birasohoka, bigeraho biramwirukansa, bimwirukansa. Burari ukuntu umuntu aba akigerageza kurwana urugamba, ariko yageraho ngaho akarekura akavuga ngo ntako ntagize ariko ndarushye, ntako ntagize ariko ndabona ndushye, ndabona byanze. Yasohoka yagera ku muharuro, bagatumiza abagabo bafite imbaraga, bati nimugende mumufate mwuka byaramwe, mwongere mumugarure mu nzu. Bakamugarura, bakongera bakaboha, akongera akabishwanyaguza ibiziritse amaguru n'amaboko, akongera noneho ku muharuro, bikava ku muharuro akazagera no mu isantire. Bagahamagara ababyeyi be bati tumubonye aciye mu isantire yirukanka. Bakongera bakabwira bari hafi aho ati mwamudufatiye koko. Abashoboye abagabo b'abanyembaraga bakamufata, bakongera bakamuboha. Bibiliya yatubwiye ngo baramubohaga, akabifata akabishwanyaguza, kandi bamubohesheje iminyururu amaguru n'amaboko. Bikageraho biva mu isantire, bikamenyekana ko muri iyo karitsiye yose harimo umusazi, kandi ni mubi. Iyo muhuye agutera amabuye cyangwa se akagukubita, unarebye nabi yanakwica. Bigera ku rwego ababyeyi be batakibashije kugira gute? Kumufata. Batakibashije kumufata ngo bongere bamubohe, ahubwo dayimoni ngo zari nyinshi. Amen. Amen. Ngo zabwiye Yesu ngo twe turi ingabo nyinshi. Bigera ku rwego ababyeyi no kumukurikiza abantu bayobewe n'aho aherereye, bakuraho baravuga bati nuko nyine ibibazo byaratuziye mu muryango, tumwihorere. Bararekura, aragenda ajya kuba hehe? Ajya kuba he? Ajya kuba mu mva. Ngo bikajya bimufata akava mu mva ijoro n'amanywa, niko Bibiliya yatubwiye, ngo agafata ibuye akicara ngo akaboroga. Yego, akicisha ibisebe amabuye abyikatisha aboroga. Bisobanura ko muri iriya karitsiye bafashe nk'icyapa bacyandikaho, baravuga ngo kwegera aha hantu birabujijwe.
kubera yuko harimo umugabo ufite dayimoni w'umusazi, iyo uhegereye akakuvumbukana agutera amabuye. Bahashyize icyapa baravuga ngo uhegereye ahura n'ibibazo, ntabwo byemerewe kwegera hariya hantu. Umvugira ngo amen. Tuzamura ibiganza duhereze Yesu wacu icyubahiro. Ariko Yesu ni mwiza. Yesu niwe wenyine nabonye usanga twaranzwe, baradutaye, usanga dufite icyangiro, usanga tutaraba kwicarana n'abantu, tutaraba kuvugira imbere y'abantu, yarangiza akadufata akadukarabya, yarangiza akaduhindura abantu, akadukura muri puberi, yarangiza akatwambika, yarangiza akatugirira neza. Ubu nta bantu Imana yagiriye neza, nta bantu Yesu yakuyeho umwanda, nta bantu Yesu yakuyeho karande, nta bantu Yesu yahinduye abantu. Niba uri hano tera haleluya. Mama we aramwibagiwe aravuga ngo ibisi nabishobora, papa we aravuze ngo ibisi nabishobora, abo bavukana ntibashaka no kumwitirirwa, barimo baravuga ngo uriya nta nubwo tumuzi. Namwe murumva umuntu wari umeze gutyo, bene wabo kwa runaka babyaye igisazi cyuzuyemo abadayimoni. Ariko icyo nkundira Yesu, mumvugire ngo amen, mumvugire ngo amen. Watambuka ari kumwe n'abigishwa ngo arimo agenda, barangije bati mwigisha, ati ntabwo wasomye icyapa? Nta cyapa wasomye? Ati nagisomye. Birabujijwe kuhegera, harimo umuntu mubi ufite abadayimoni benshi. Icyapa ntabwo ukibona ko kiranga ko uramutse uhegereye yagukubita ibuye. Arangije Yesu aravuga ati mujije, nta kindi cyanza. Mumvugira ngo amen. Nta kindi cyanza, naje mu isi kugira ngo abarushye n'abaremerewe baruhuke. Naje mu isi kugira ngo abarushye n'abaremerewe nabo baruhuke. Haleluya. Mundeke uwo nawe arankeneye, uwo nawe arankeneye, uwo nawe akeneye guhura nanjye, uwo nawe akeneye amahoro yanjye, uwo nawe akeneye ko mwambura umwanda w'ibyaha w'abadayimoni nkamwambika ubuzima. Uwo nawe arankeneye, uwo nawe arashaka. Nta bandi naziye abantu nk'abo. Naje kubaruhura, naje kubakura ikuzimu, naje kubakura habi, naje kubatura umutwaro, naje kubakiza amarira, naje kubakiza ingorane. Nta kindi cyanzanye, naje guhura n'aba. Aba nibo banzanye nibashaka. Amen. Mutere haleluya abamwemera Yesu. Abemera Yesu muzamure haleluya na none. Umvugira ngo amen. Nta muntu n'umwe bari bakiri kumwe, niyo mva yari irimo ntawe ahegeraga, kuko yavumbukagamo akaza afite amabuye, yakubona hafi akari gukubita. Isobanura ngo aho hantu yari ari nta n'umuntu wahegeraga. Ariko nkunda Kristo wanesheje yo kabyara. Mana ishimwe, niwe wenyine. Umvugire ngo amen. Niwe wenyine ubishoboye ibyawe, niwe wenyine ushoboye umuruho wawe, niwe wenyine ushoboye ayo marira yawe, niwe wenyine ushoboye aho hantu uri, niwe wenyine ushoboye ibyo bibazo byawe, niwe wenyine ubishoboye. Nari ndi kukubwira ngo niwe wenyine ubishoboye. Kandi uyu munsi murahura, uyu munsi urahura na Yesu. Ugiye guhura na Yesu, ugiye guhura na Yesu. Tera haleluya. Mumvugire ngo amena. Amena. Mana ishimwe. Yego haleluya. Amena. Haleluya. Haleluya. Amena. Muririmbye yaririmbye aravuga ngo gukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika,
uranangaza Yesu we, uranangaza, uranangaza Yesu we, uranangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Uranangaza Yesu we, uranangaza. Ari igihe umuntu yangwa, ari igihe umuntu agira icyangiro, ari igihe umuntu abura abantu kandi bahari, hari igihe umuntu abona ari wenyine, hari igihe umuntu abona nta n'ubutabazi asanga ahantu ari. Ariko Yesu arabishaka, arabishaka. Yesu arabishaka, arabishaka kuza aho uri, arabishaka kuza aho uri. Niba ubyishimiye uyu munsi wa none, zamura ibiganza umuhereze icyubahiro. Yesu arabishaka. Narindi kukubwira ngo Yesu arabishaka. Amugira ngo amen. Ni Yesu wenyine utarobanura ku butoni. Ntarebe imivukire, ntarebe aho uturuka, ntarebe. Umugire ngo amen. Iyo areba imivukire akareba aho uturuka, ntago tuba twicaye, ntago tuba dufashe mikoro ngo tube tuvuga Imana. Ariko Yesu yarabishatse kuza natwe kudukuraho ikibi icyo ari cyo cyose, aduhindura abantu, atugirira neza. Tumukomere Yesu mu mashyi yo kabiri. Mumvugire ngo amen. Mumvugire ngo amen. Nguko yarimo aratambuka ari kumwe n'abigishwa, baramubwira ngo sigaho. Uwitegereje, amen, abivuga ngo uriya ntabwo akwiye kuba iki, ntabwo akwiye kwakira iki, uriya ntabwo akwiye kuba uriya, nawe ntabwo akwiye gutunga iki, ntakwiye kubona amahoro, ntakwiye kubona ibyishimo. Mbese ibihakana imigisha yacu, ibihakana kubona amahoro, ibihakana ineza y'Imana, ibihora bihakana biba bihakana. Ariko icyo nkundira Yesu arabishaka, arabishaka kukugirira neza. Yesu arabishaka kugutabara, Yesu arabishaka kuguhanagura amarira, Yesu arabishaka kuguhuza n'umugisha wawe, Yesu arabishaka kugukuraho karande, Yesu arabishaka kugukiza indwara. Rata Yesu arabishaka, nubwo dayimani iri kubihakana, ariko narindi kukubwira ngo Yesu arabishaka. Hari igihe rimwe na rimwe cyangwa niba babiririmbye aravuga ngo abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, kabona uruti ibishongore, kabona uruti ibikwerere, wireba mu mutima. Uri mwiza ma kandi urahebuje, uri mwiza ma kandi urahebuje. Hano bishimirwe, tuzamura ibiganza turabizi. Abandi baragerageza, yewe kugerageza, ariko rata Yesu we ukunda urabizi. Abandi baragerageza, ye mu kugerageza. N'ahantu Yesu atasanga umuntu, aho ngaho uri Yesu agiye kwagusanga. N'ahantu Yesu atakura umuntu, aho ngaho uri Yesu agiye kwagukura. Nta kibazo na kimwe Yesu atakemura, icyo kibazo cyawe Yesu agiye kukikemura. Nari kukubwira ngo ugiye guhura nawe, ugiye guhura na Yesu. Tera haleluya. Ntabwo tuzi amajoro uyu mugabo yamaze, byarananiranye n'ababyeyi baramwibagiwe, abo bavukana baramwibagiwe, baragerageje kandi koko baragerageje bakoresha iminyururu ngo bamubahe bamushyira mu cyumba cye, ariko biranga. Arabacika, bigeraho ajya mu isantere, bigeraho yirukanka ajya ku musozi. Dayimoni zimutegeka kwibera hehe, kwibera hehe. Hanyuma mubwira ngo yageze mu mva, iyo mva ntiyagombaga kujyamo umuntu. Yego, iyo mva yagombaga kujyamo umuntu. Reka rero dayimoni zimutegeke ngo hariya hari imva bacukuye,
wamanuka ukagenda akaba ariyo wiberamo, kariho tubona tugushakira agomba kwibera, ngo akihagera mumvugira ngo amen. Ahasanga abantu barimo baraherekeza umuntu wabo bari kuririmba ngo heza n'ijuru. Wigira rero abantu basenga bareba, ariko nanjye buriya gusenga ndeba ndabikunda. Shwe tuzahurirayo bagenzi, ngo arakuzira afashe ikibuye, ngo ameze gutya kumva dayimoni zamubwiye ngo hari ahantu tugushakiye ugenda ukajya kwibera, ngo bakiri muri aheza. Wa wundi waririmbaga asenga areba, ngo ahindukiye abona umugabo yagize gute, yambaye ubusa kuko dayimoni zamutegetse gukuramo imyenda. Undi umusazi nyamusazi akuramo imyenda, atari yakuramo imyenda haba hari akandi kantu katari kasara neza, haba hari nk'akandi kantu k'agace katari kinjirwa n'ibindi bisazi. Undi umunyamusazi akuramo imyenda, ngo ahindukire agace barimo bararirimba bari baherekeje umuntu wabo bavuga bati yaheza n'ijuru. Sinzi bwo niba na pasiteri yarahumirije, ariko njye areba umvugira ngo amen. Bagiye kubona babona hari uri muraza moto, ngo afate ikibuye agikubita mu bantu bari baherekeje umuntu wabo wapfuye, akigikubita bakubita aho ngaho uwo muntu barirukanka baba baragiye. Umvugira ngo amen. Bakimara kwirukanka ngo bagende, nawe aramanuka tuwundi aha ngaha niho hanjye. Dayimoni ziramutegeka ngo aha ngaha niho hawe, ntukemere kwakira ubuzima urimo. Hari dayimoni ziba zarakubwiye ngo icare muri ubu buzima bwakira, warangiza kandi ukagira ngo wariyakiri, kumva ari dayimoni zakubwiye ngo aha niho hawe. Waciye ahageze yarangiza ntayongere gakomeze yirukanka imisozi. Dayimoni zarahamugejeje zarimo ngo icara niho hawe, ukakira ubuzima, ukakira ngo narabyakiriye nta kundi. Ubyakira ute ko wasanga dayimoni zaravuze ngo icara aha niho hawe? Reka kare nabigishije ijambo ry'Imana rivuga ngo mwishaka mumwe nimurangiza mukirano. Mumvugire ngo amen. Ngo kuko bigira umumaro mwinshi. Akunda ijambo ry'Imana riba mu bana w'Abisirayeli, ngo bari bagiye ngo kujya gushingura, amen, ngo bafite umuntu wabo witabye Imana, haleluya, ngo uko bari bamwikoreye bamujyanye, ngo bagiye kujya kumushingura, ngo bagere imbere gatoya, ngo bakimara kuhagera, ngo bamaze guhagarara neza aho Elisa yarashinguye, aho bari baramuhambye, ngo barebye ruguru bajya kubona babona igitero ngo cy'Abasiriya, ngo kimanuka kibirukansa, ngo bamukubita hasi, ngo bakimara kumukubita hasi, ngo icyo gitangaza, haleluya haleluya, kibera kuri uwo muntu wari upfuye bajugunyaho, barahamusiga barirukanka, kandi bari barimo baragenda barira, bagenda bavuga ngo twagukundaga, reka tuguherekeze neza. Ariko babonye igitero kimanutse, bakubise hasi batazi naho bakubise, kumbi bakubise hejuru y'amagufa y'umukiranutsi w'Imana, hari hasigaye igitangaza. Haleluya haleluya. Agomba kuzakoreshwa amagufa yiwe akagikora. Ayo magufa agiye kumva yumva hari umuntu uguye hejuru ye, ayo magufa arangije arategeka kubw'imbaraga zisumba byose, ngo uwo mugabo bari bagiye gushingura ngo arangije aba muzima, ngo nawe akimara kuba muzima, haleluya haleluya, ngo areba n'amaso ruguru, ngabona ingabo z'Abasiriya zirimo ziraza zirukanka, ngo nawe arangije ashyiramo ikirenge arirukanka. Ba bandi bamujugunye bahindukira bakabona inyuma ye arimo araza yirukanka, ngo kwaza yirukanka niko Abasiriya nabo baba ari inyuma, arirukanka. Mumvugire ngo amen. Tuzamura ibiganza duhereze Yesu wacu icyubahiro. Hanyuma namwe murebe, abantu bagiye gushingura umuntu, we nta nubwo bari banabizi ko ari we, ahubwo bari bazi ko ari Umusiriya wirukanse cyane wasize abandi. Ntibatekerezaga ko ari we, ahubwo wari inyuma, mpamya ko yagendaga avuga ati arafashe tu, arafashe we,
aramfashe kandi ntibakamenye ko ari wa wundi bari bagiye gushyingura. Mumvugire ngo amen. Tuzamure ibiganza duhereze Yesu wacu icyubahiro. Uwariraga bari kumusezera harimo bati twariganye nta kundi bayi agwa ndi bugere ku irimbi agwa ndi buhagere twariganye nagusezeraga mfite gahunda nyinshi sindi bugere kuri ibi ngo bakubitane mu isantire kuko we ntiyarazi ibyabaye. Yari yamuherekeje gusa mu rugo ngo bakubitane kandi ubwo umugabo nawe arimo arirukanka ntazi ibyamubayeho. Nawe aragenda avuga ati ariko se habaye iki? Namwe murabyumva umuntu uvuye mu rupfu ati habaye iki? Undi nawe yamurabukwa ati uyu muntu size twumushinguye. Nawe bacakirana akirukanka ati kandi mbonye runaka njyewe mu kanya twamuherekeje ariko duhuriye mu isantire arimo arirukanka ati ariko wagiye ureka gusa wagiye ureka gusa situmwigerejeyo hariya sitwamuherekeje uvuze ko muhuriye he? Mumvugira ngo amen. Uvuze ko muhuriye he? Hari ibintu Imana igiye gukora. Warajugugwe waratawe waranzwe zararangiye baragukuyeho amaso n'ibitekerezo ugiye gutungurana. Hari ibintu Imana igiye kugukorera. Hari ibintu Imana igiye gukora. Imana ndumva ko hari abantu Imana igiye gutabara. Hari abantu bagiye gutabarwa n'Imana bagacanga abandi. Hari abantu bagiye kubona amaboko y'Imana abandi bagasigara bacanganyikirwa no kubona ineza y'Imana no kubona umugisha w'Imana. Hari ibintu bigiye gucanga abantu kubera ukuntu uhuye na Yesu. Hari ibintu Imana igiye kugukorera abantu basigare bacanganyikirwa kubera ukuntu uhuye na Yesu. Nyamara utera haleluya. Ongera usirame yindi haleluya. Kuba abandi bamwe bamuherekeje neza bagakubitana nabo ariko amaso yanjye agurukana de niyo agararo niyo abo uramwibeshye rasimbuye n'akamarira kanya sinamuherekeje ubundi nawe ntazi ibyamubayeho nawe arimo arirukanka abahuye nabo barasigara bacanganyikirwa ndibeshyera sasa nawe kamari nawe arimo arirukanka nawe havuye ntabwo azi ibyamubayeho. Icyo abona gusa arabona abandi birukanka bahunga Abasiriya nawe yafashijemo nawe ari kwiruka ariko bari kumubona bagacanganyikirwa bakajya bikoraho ku maso ariko se ndibeshyera se buriya niwe ra ariko simbizi niba ari we. Icarire Imana igiye gukora ibintu. Imana igiye kuza ku buzima bwawe ugiye guhura na Yesu. Imana igiye kuza kugukorera ikintu. Imana igiye kuza kugutabara. Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe bisigare bicanganyikisha abakuzi n'abatakuzi. Abase buriya nibera mumvugire ngo amen. Ariko se buriya niwe ngo arakomeza arirukanka. Ibyo ari byo byose uyu mugabo yari aziwe mu rugo. Mumvugire ngo amen. Aho yagaciye buri muntu wese yigiraga gutya ari ibintu Imana igiye gukora. Haya yewe hari ibintu Imana igiye gukora. Tuzamura ibiganza tuyihereze icyubahiro. Ahaciye buri wese yasigaraga bategakose niwe mbonye tumaze kumerekeza mu kanya ntitwari turiyo turimo turarira. Buranga Abisirayeli barariraga ngo bamaraga iminsi 3 barimo bararira ngo baririra umuntu wabo kugira ngo barebeye ko Imana yakumva amarira yabo ngo wa muntu akongera agasubiramo umwuka. Ngaho mbwira abantu bamaze iminsi 3 barira kugira ngo barebe ko umuntu wabo yasubiramo umwuka. Mumvugira ngo amen. Mumvugira ngo amen. Iyo ngeze kuri iri jambo rero uyu mugabo yaraziranye na Elisa bari inshuti. Yaza kuba yuzuye ibyaha ntabwo amagufwa ya Elisa aba yaramumenye. Mumvugire ngo amen. Iyo ngeze aha ngaha ndahatinda. Yarahageze asanga yemeraga Elisa. Undi amavuta utemera ntabwo agukorera. Amavuta utemera ntabwo agukorera. Iyo ngeze hano ndahatinda.
mumvugira ngo amen. Yaza kubapinga Elisa ntabwo aba yaramukoreye. Amavuta utemera, nutemera umushumba wawe, niwemere pasiteri wawe, niwemere umuntu ugushumbye, ushobora kwicara aho ngaho imyaka n'imyaka ubuzima budahinduka. Haleluya. Amavuta utemera ntabwo agukorera, ahubwo uhicaye uhatinjijwe n'ubusa. Mumvugire ngo amen. Ni nko gutinda ahantu utazigere wakirira. Bamenera ibanga. Niba ushaka ko ugira ikintu ubona mu rusengero usengeramo ku mushumba ugushumbye, mwemere ngo bamujugunye hejuru y'amagufwa ya Elisa. Elisa agiye kumva yumva atari ko uyu muntu yigeze antukara, uyu muntu yigeze amvuga nabi, ese uyu muntu yigeze yemera n'Imana yanjye igihe nari nkiri muri Isirayeli nkoreshwa n'Imana. Amagufwa ya Elisa byumve ngo yumva yubahaga Imana ya Isirayeli. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Ngo yumva yubahaga Imana ya Isirayeli, yumva yakundaga gukiranuka, yagiraga imirimo myiza, yatinyaga icyaha n'igisa nacyo, yakundaga Imana y'Abayisirayeli. Arangije ngo agira gute? Haleluya. Abaramuzu mavuta utemera ntabwo agukorera. Ahangaha iyo mageze ndahatinda, mugatunga urutoki umushumba ubashumba, mukavuga ababyeyi banyu bababyara, ntabwo mushobora kubaboneraho umugisha. Ntugatunga urutoki umupasiteri wakubatije, ntushobora kumuboneraho umugisha. Mama wawe ukubyara cyangwa papa wawe, uhora uri munsi y'amavuta. Iyo umwubashye umuboneraho umugisha. Mumvugire ngo amen. Amavuta utemera ntashobora kuguha. Komera Yesu mu mashyi. Abantu badindijwe no kuvuga, abantu babashumbye, abapasiteri babo. Kandi reka mbabwire ngo uru rugendo turimo, uyu murimo w'Imana turimo dukorera Imana turi abapasiteri, harimo 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Mumvugire ngo amen. Ijambo ry'Imana riba muri Matayo ibice byaho bya 25 ivuga ku bakobwa 10. Ntabwo mwari muzi neza ko urugendo turimo ari abakobwa 10. Urugendo turimo rujya mu ijuru ni abakobwa 10. Bisobanura ngo harimo 5 b'abanyabwenge, hakabamo na 5 b'abapfu. Muzabona abapasiteri 5 b'abanyabwenge, mubone n'abapasiteri 5 b'abapfu. Mubone abakristo 5 b'abanyabwenge, mubone n'abakristo 5 b'abapfu. Muri urugendo niko bimeze. Ahubwo wowe tumbira Imana, wicara usenge. Nubona hari ibihagurukiye umushumba wawe, ujye ufata ku munwa wicecekere. Nubona abandi bamutuka, ujye ufata ku munwa wicecekere. Nubona abandi bamutunga urutoki, ufate ku munwa wicecekere. Mumvugire ngo amen. Tuzamura ibiganza duhereze Yesu wacu cyubahiro. Komera Yesu mu mashyi. Arirukanka rindagera mu nzu. Nabi wabo nabo bamubonye baratungurwa. Reka nkubwire ngo iby'Imana igiye kugukorera. Nabi wanyu mubana mu nzu nabo bagiye gutungurwa. Nabo muvukana bagiye gutungurwa. Nabo mubana mu nzu bagiye gutungurwa. N'abakuzi bagiye gutungurwa. Abaturanyi bagiye gutungurwa. Mumvugire ngo amen nanone. Kubera ko uhuye nande yekana ko bamujugunye hejuru y'amagufwa ya Yesu. Yarangiza akagera gute? Akamusura. Uyu nawe rero wari umaze igihe kinini cyane mumva, yaratawe kubera dayimoni nyinshi zari zaramukoraniyeho. Mumvugire ngo amen. Mumvugire ngo amen. Ngo Yesu ahanyure, akijya kuhanyura, haleluya, urukundo rwe ruramujyana. Mumvugire ngo amen. Nta hantu rutagera, nta hantu urukundo rwa Yesu rutagera, ahantu hose rurahadusanga. Mumvugire ngo amen. Ngo ruragenda ruramutwara, rumugeza aho wa mugabo yarari. Ngo akimara kuzamura ibuye azi ko agiye kujya kuritera Yesu, ahubwo aratitira cyane, aramumenya. Dayimoni ziramumenya, zimaze kumumenya ngo zirivuga, ngo ziravuga ngo duhuriye hehe? Ngo Yesu umwana w'Imana isumba byose, ngo duhuriye hehe? Ngo duhuriye hehe? Ziratangira ziratitira ngo tubabarire, ngo duhugire icyo dutwara, ngo reka twigendere, ngo reka tujye muri ziriya ngurube. Mumvugire ngo abana. Ngo Yesu arahindukira gakeya. Icyo mukundira yangeze kuri iri jambo narikunda cyane, nta bintu byinshi. Ngo yahindukiye gake arabareba aho yatuye n'uwanjye.
naje mu isi kugira ngo abantu nk'abo babone amahoro. Mwakibwiriza ko uyu nguyu atari uwo guturamo. Uyu ntabwo ari uwo guturamo. Aha ntabwo ari aho kubabaza. Aha ntabwo hakwiye kurira iteka n'iteka. Ntabwo aha hakwiye kurwara indwara idakira. Oya, ntabwo aha hakwiye kugira agahinda. Ntabwo aha hakwiye kurangwa n'umuruho. Oya, ngo yahindukiye gakeya bireba igitsura. Akibireba igitsura ngo birataka, ngo biramubwira ngo tubabarire twigire muri ziriya ngurube. Mumvugira ngo tubabarire ngo twigire muri ziriya ngurube. Ngo barangije ngo Yesu azohereza hehe? Mu ngurube. Dayimoni azohereza mu ngurube ngo zimuvamo. Dayimoni zikimara kuva muri uwo muntu w'Imana, nawe uruwa Yesu. Yesu aragukunda, nta hantu Yesu atagusanga. Umwana w'Imana, Yesu ni wowe yaziye imbaraga ze gukora kwe muri bwa butware, muri bwa bushobozi bwe. Yesu ni wowe yaziye. Urukundo rwe ntago rurobanura. Twebwe twarobanura nk'abana b'abantu, ukareba umuntu ukarobanura, ariko urukundo rwe ntago rurobanura. Urukundo rwe ntago rurobanura. Buri muntu wese yemerewe guhura n'urukundo rwa Yesu. Uyu munsi wa none hura n'urukundo rwa Yesu, hura n'imbabazi za Yesu, hura n'umugisha wa Yesu. Komera Yesu mu mashini. Ntabwo rurobanura, ahantu hose rurahagera. Uko wabiri kose urukundo rwe rurahagera. Tuzamura ibiganza tumuhereze icyubahiro. Umvugire ngo amen. Mwongere mutamena nanone. Mwongere mutamena nanone. Haleluya nanone. Ubanangije kumuvamo bagiye mu ngurube. Ingurube ziragenda ziroha mu mazi, zicwa n'amazi. Ngo wa muntu baramufata baramwambika. Ngo amaze kwambara yicara aho ngaho. Ngo abantu bose baje birukanka, baje kureba ibyabereye aho. Ngo basanga wa mugabo afite ubwenge. Ngo basanga yambaye n'imyambaro. Mumvugire ngo amen. Muri iri byaremye ngo nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, nuko bitinda kuza. Uri umuntu nk'abandi, nta tandukaniro. Imana ikwibutse none, ejo abantu bakuyoberwa. Keretse utabonye iwawe hakagendwa, ikamira bareba. Ubu barahindukira basanga arambaye. Bamuzi imyaka myinshi atambara, bamuzi imyaka myinshi yambara ubusa, bamuzi imyaka myinshi arwana, bamuzi imyaka myinshi ari umusazi w'umunyembaraga. Dayimoni zimwuzuyemo ziteye ubwoba. Mumvugire ngo amen. Tuzamura ibiganza duhereze Yesu wacu icyubahiro. Ariko hari abantu Imana igiye kubohora. Hari abantu bagiye guhura na Yesu. Hari abantu Imana igiye kubohora. Hari abantu Yesu agiye gusanga aho bari. Hari abantu Yesu agiye gusanga aho bari. Lepikiriwe. Hari abantu bagiye guhura na Yesu. Hari ibintu byari byarananiranye, hari ibintu byari byaranze kwemera, hari ibintu byari byaranze gukunda, ariko ibintu bihuye na Yesu. Ariko mw'abantu mwe ko mugiye guhura na Yesu mwateye haleluya. Lepikiriwe agasisa yazanaba. Helakiriwe ezini wa yasenya.
uhuye n'ejo umugoroba, uhuye n'udasanzwe, uhuye na Kristo. Hari ikibazo cyananiranye kigiye guhura na Yesu, hari ibintu byananiranye ku buzima bwawe bigiye guhura na Yesu, bigiye guhura na Yesu. Bimenye ko Yesu ahari, bimenye ko Yesu ahari, bimenye ko Yesu uri kumwe, bimenye ko Yesu uri kumwe, bigiye guhura na Yesu. Wanyemera ukazamura ibiganza ugatera haleluya. Urakoze rwose, uragushimye yuko uyu munsi wa none hari ibyari byarananiye ku buzima bwacu, hari aho twari twaratawe, hari aho ubuzima twari turimo, ariko ijambo ry'uyu munsi riratubwiye ngo tugiye guhura nawe, natwe turizeye uyu mugoroba wo guhura na Yesu. Ibyari byaranze ku buzima bwacu bihuye na Yesu. Ayiwe data twese mwiza, za mbaraga zawe no kurwara gukora kwawe no muri bwa bubasha no muri bwa bushobozi Yesu arabikoze, natwe tuzabashimira. Mwanyemera aho muri mugatera haleluya. Abantu muri hano mwese murabizi, wewe kugasa ari kuri mwiza kwe mu muhanda, ariko nawe nashaka abaganga bakajya bibaza ngo nakuwe nawe nakoze abandi badamu bajya kuhakura amenyo barwaye diyabete, ugiye utaducika mu mufuka, urumva? Haleluya. Abandi babakura amenyo bo biranga, baravuga bati uyu mudamu yahuye na Yesu, kuko naramuvugaga no kwa muganga baranzi. Imana yawe icyubahiro, Imana ni nziza, narakize bitera gucika, mwese murabizi, ahubwo murabona ko nshimishije. Urakoze rwose, uragushimye yuko uyu munsi wa none hari ibyari byarananiye ku buzima bwacu, hari aho twari twaratawe, hari aho ubuzima twari turimo, ariko ijambo ry'uyu munsi riratubwiye ngo tugiye guhura nawe, natwe turizeye uyu mugoroba wo guhura na Yesu. Ibyari byaranze ku buzima bwacu bihuye na Yesu. Ayiwe data twese mwiza, za mbaraga zawe no kurwara gukora kwawe no muri bwa bubasha no muri bwa bushobozi Yesu arabikoze, natwe tuzabashimira. Mwanyemera aho muri mugatera haleluya.